kugira ngo welcome mu Rwanda uko byagenda bimeze bite umusaza. Icumi twamutegereje guhera saa 10 afite yes nkuko mubibona ngira ngo nifata ku mavuta nko nari babwiye tumurindiriye ahangaha fata ku mavuta araje yakiriwe n'urubyaro rwe ndetse n'umudamu we kigaragara cyo bakubutse ibujumbura nkuko mwese mwari musanzwe mubitegereje ahangaha umunsi wa none ni waruteganyijwe gufata ku mavuta ari wasesekaye mu mujyi wa Kigali ahakira saa 12:09 yango ni gufata ku mavuta yarasesekaye mu mujyi wa Kigali twiteguye kuba duhita tumubaza tuti byari byifashe bite ibintu byo mu Bujumbura aho ngaho nibitworohera nibidukundira turaza kuza kuvugana nawe nkuko mbona ingwe y'umujyi ibisesekaye cyarimo kuganira n'urubyaro rwe nkuko mubizi ni ingwe y'umujyi ibisesekaye ahangaha nifata ku mavuta uje cyane mu bwiru cyane butangaje butari buzwi bitunguranye ariko ikigaragara cyo niba ari ubugari bw'Ibujumbura niba ari iki neza cyane yes rero nkuko nababwiye fata reka nanjye baze ngusohoze kandi ngubwira ngo welcome mu Rwanda uko byagenda bimeze bite umusaza meze neza umukobwa ko mbona nakaye bibi ko mbona utangiye kurakara se kandi ni ingwe y'umujyi nifata ku mavuta uhasesekaye mu masaha ashyira saa 12:10 twamutegereje guhera saa 10 ariko ikigaragara cyo abashije kuhagera kuri iyi munota wa none ahangaha aho aje kwakirwa n'umufasha we ababebe baje kumwakira ndetse na bawonsa hafi aho ngaho umubeba agahita asubiza ngo rwari fresh mwese nkuko murimo kubibona arimo aragenda agana ku modoka aho yateganyirijwe aho agomba guhita ajyamo amaze iminsi cyane muri show iryoshye i Burundi cyane adufitiye umuzigo uhambaye avanye i Burundi yaba kuri showbiz y'u Burundi ndetse na showbiz yo mu Rwanda ahangaha muramuzi neza ko niwe musesenguzi twavamo niwe musesenguzi wa mbere usesengura ibintu byose akabereka uko byakabaye amaze igihe kinini cyane rero yahuriyeho na byinshi cyane bitandukanye nkuko abanyarwanda bose biteze kuza kuvuga ati fata araza kuza kuvuga iki ku bintu byabaye ahangaha i Burundi ntekereza ko nta munyarwanda n'umwe utazi neza ko afite ibintu byinshi cyane agomba guhita afite ihangane wenda umwe yagenda ari we sibyo byiza se okay ntacyo bitwaye ngira ngo bawonsa kubera protocole ibihari yose kuri rwo hejuru baravuze bati reka abanze agende avugisha umwe ku wundi ni kigaragara cyo ni ko protocole ibiteguye kandi nanone kubera ko aba ari akazi umuntu aba agomba guhita yubaha akazi ka buri wese wakubaha akazi kafata wakubaha akazi ka bonsa cyangwa se kubaha akazi kacu icyari kigenderewe cya mbere cy'ingenzi byarukuza kwakira fata ku mavuta ngira ngo muramubona mwese byinshi cyane biturutse i Burundi araje byo arabidusobanurira atubwire uko byari byifashe atubwire uko byari bimeze ngira ngo ntari ndashima n'ubuyobozi bw'Uburundi kubera ko nabwo finalema noneho bwemeye gushyira umupira hasi dufata cyangwa se bafata decision nziza ubu ngubu decision ari nuko kiriya kirego kigomba guca mu rukiko hanyuma bakabona icyo gukora Bruce
Bruce Melody asigaye Burundi kubera ko afite yo n'ibikorwa byinshi cyane ibyo byose tuzagenda tubireba muri operation Buja iyi ni rimwe dufite 2 na 3 nitwa fata ku mavuta nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro niho mvundira gusa uru ni u Rwanda fata reka ngushimire merci beaucoup nshimire buri muntu wese ukurikirana ibiganiro bya 3D TV amazina yanjye nitwa Eni Nyawe nshimira abarundi kabisa merci beaucoup mwarakoze gufata buri muntu wese kabisa mwarakoze gukikikira Bruce Melody nshimire Melody nshimire Symphony Band nshimire DJ Brian nshimire Coach Gael kabisa nshimire buri muntu wese nshimire Yago hari ibyo nari kukubaza kuri Yago post turacyafite operation reka twirukanka za hatari bahe umugisha turabakunda hanyuma ndashimira n'uyu mugabo kubera ko nawe urabona twari twajyanye Burundi twari twiteguye kubirebana n'umutekano bro twari twiteguye so ningaje inkuru mu murwa rero ariko murabizi ko nubwo ndingaje inkuru mu murwa umwami ni iki n'intare igipfunsi hejuru soon as possible turakora akazi runo ako kan merci beaucoup rero yewe ndagenda gutya nawe urimo kugenda gusanga afata amavuta arimo arihuta urabyumva nta mwanya afite ukujya dukora dufite ibintu byinshi cyane byo kuzamubaza reka nyemeye tuzakurikirana kugira ngo nze kuza kubona uko nikorera naguze impamvu ndi kukikwima kandi uri umuvandimwe reka tuzakora ikiganiro twabipanze ku mavuta kugira turebe ko twabasha gukora ikiganiro ariko murabizi namwe umuntu avuye mu rugendo bari ibintu bitoroshye cyane kandi arambwira ati uko byagenda kose ikiganiro tuzagikora avuze byinshi cyane ansobanuriye ariko inyuma ya kamera ambwira ku kintu cyerekeranye yaba urugendo yagiranye n'abafata ku mavuta urugendo yagiranye na Bruce Melody urugendo yagiranye na Brian urugendo yari kumwe na ba Medi Beat urugendo yari kumwe na Gael Coach byose yagiye atubwira uko byagenze atubwiye Bruce Melody akigera i Burundi atubwira buryo cy'abantu babanje gutungurwa cyane bano bavuga bati nubwo yaje na Blabas yaraje ameze nk'umuntu ugiye kutwiyemeraho ariko yanaje isa nabi ashyizemo akantu gato cyane ngira ngo arimo kuba challenge ngani bavuga ati yaje isa nabi ariko se yaje ica mu kirere ati uko byagenda kose Blabas yaraje ariko iza nayo irimo guca ku butaka ariyo mpamvu yatubwira akavuga ati imihanda yabo niyo mihanda yaje kugira ikibazo cyane bituma Blabas ya Bruce Melody ihagera yanduye cyane atubwira ati byarahageze Bruce Melody bavuga bati agomba kwishyura miliyoni 30 kugira ngo abashe gukora ikiganiro izo miliyoni 30 abashe gukora igitaramo miliyoni 30 aravuga ati ngenda zitanga amaje kuzitanga baza kuvuga bati miliyoni 30 nagaze zikenewe noneho hakenewe miliyoni 60 izo miliyoni 60 rero byaje kuba ngombwa ko hitabazwa izindi ngufu zidasanzwe ariho fata ku mavuta adusobanurira atubwira ati haje kwitabazwa leta y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda intervena cyane bituma za miliyoni 60 barimo kwaka zitaboneka noneho baravuga bati na miliyoni 30 nta nubwo zigitanzwe kuko hari uburyo ibintu binyuramo kugira ngo bibashe kwishyurwa amafaranga bashe gutanga nk'aya ngaya biragomba guca mu rukiko ubuzatsindwa azayatanga ari barimo no kutubwira hano twari turi ku kibuga kirege atubwira ati ikigaragara cyo ahubwo bishobora kuzarangira bikarangira ari batanze n'amafaranga kuko itaye wacu Bruce Melody ikigaragara cyo ashobora kuba arimo kurengana niberamuka biramutse bigaragaye ko ayatsinze urubanza ashobora kuzahabwa andi mafaranga ahubwo yinyongera cyangwa se nk'iyo twakita nk'impozamarira ko byatumye igitaramo cye kitagenda neza yasobanura tubwira ati igitaramo cyagombaga kuba cya mbere kuwa gatanu ikindi gitaramo kikaba kuwa gatandatu ariko byageze kuwa gatanu Bruce Melody agifunze biza kugaragara yuko igitaramo cyo kuwa gatanu kitagiye kugenda neza ahubwo igitaramo cyo kuwa gatandatu ariyo kigomba kuzaba birangira ariko igitaramo cyo kuwa gatanu kibaye kimajije kuba biza kumvikana ko aho cyagombaga kubera kuwa gatandatu cyagombaga kubera mu kigo cya gisirikare hano mu Burundi ariko baravuga bati byarangiye hari inama igiye kuhabera ntago igitaramo cyagomba kubera hanga kikibaye nyiri beach bakoreho igitaramo kuwa gatanu aravuga ati noneho ngewe kugira ngo hunde mbemeze mugaruke mwongere mukorera hangaha ho mwari mwakoreye kuwa gatanu purito no kuwa gatandatu nabwo baraza barahakorera so igitaramo rero ngo cyagenze neza cyane igitaramo VIP cyari kirimo kwishyura byari miliyoni 3 z'amafaranga y'u Burundi hanyuma n'amafaranga agera muri miliyoni y'u Rwanda yatubwiye ati n'ubwa mbere mu mateka bigaragaye yuko igitaramo kitabiriwe naho bari bwishyure miliyoni kandi hanze y'ubutaka bw'u Rwanda ibyo byose byarabaye rero igitaramo kiraba kigenda neza Bruce Melody asigayeyo na ba DJ Brian ngo bafite ibintu byinshi cyane bagomba kubanza kwitaho Bruce Melody afiteyo ibindi bikorwa byinshi byiwe byerecyanye nawe arimo kwitaho fata ku mavuta waratashye nkuko yari yagiye ari umufana benshi bakomeje kwibaza baravuga ati fata ku mavuta na Brian kari abantu basanzwe bafitanye ibibazo aho noneho ko bagiye guhurira kandi bagahurira mu gitaramo cy'abahirya kandi bose bagiye nk'abanyarwanda biraza kurangira gute fata ku mavuta aratubwira ati ngiye uko byagenda kose nagezeyo ndi umufana kandi ndi umufana umeze nk'uwisiza amarangi ahandi nari ngiye
mpagarariye abandi bafana bose hano mu Rwanda. Nahuyeyo na Brian tugirana ibihe byiza cyane, nagiranye ibihe byiza nabagaye, nagiranye ibihe byiza cyane na ba Midbeat ari we wari ushinzwe ibintu byerekeranye na sound engineering, nuvuga ngo niwe muntu wari ushinzwe ibintu byose byerekeranye no kugira ngo ayo majwi yose abashe gutambuka neza. Bruce Melody arongeye baramubaza bati The Ben ko yagaragaye mu Rwanda arimo gukora igitaramo yambaye imyenda y'imfungwa zo mu Rwanda. Bruce Melody hagaragara mu Burundi yambaye imyenda y'imfungwa z'i Burundi. Ntago haba harajemo akantu ko gupingana cyangwa se akantu ko gushaka kumera nko kwigana. Avuga ati ibyo bintu keretse rero mugibarije bakazabivugaho, ariko icyonzi cyo nuko umufana wese hariya yaranezerewe kandi yabonye show iryoshye. Dusize amateka ahambaye mu Rwanda, habaye intervenance yaba igihugu cy'u Rwanda bigezeho ngaho n'u Burundi nabo buza ku intervena nyuma yo kuvuga ngo Bruce Melody yarasesekaye ku kibuga cy'indege kitatabwa muri yombi byensiri birumvikana kubera ayo mafaranga. Yatubwiye byinshi cyane byerekeranye na ba Israel Mbonyi ibitaramo bari barimo guteganyayo bikaza kugenda bifata. Ubwira Medi ibitaramo yateganyagayo bikagenda bupfa. Benshi bagomba guturukana naho hanga mu gihugu cy'u Rwanda bavuga bati none twagenda natwe bakaza kuza kudufata. Benshi baratinya, ari no bakomoje kubitwaga ba Theo bose babireba bari bafite ibitaramo bose bakagenda babitinya, ariko aravuga ati twebwe kugira ngo bibone ko Gael Code yari yateguye neza ibintu byose biri ku murongo, nta kintu na kimwe kitari ku murongo, twaturutse nk'akayi twizeye ko tugomba kugenda tugakora ku buryo buhambaye kandi bigakunda. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo uyu munsi wa none dutsinze igitego, twarakoze ibitaramo byarabaye byararyoshye byagenze neza. Uyu munsi wa none nkanjye fata ku mavuta ngarutse mu gihugu cy'u Rwanda ndimo kuririmba intsinzi mvuga ngo ibintu byagenze neza cyane. Ako yaje kugaruka ku kantu katubwiraga ko abafana bose b'i Burundi bageze igihe barimo kubona ko ibintu byose byayoberanye, barahaguruka baravuga batafazari biraza ku imyigaragambyo. Ari naho byagaragaye yuko bageze igihe bakazanamo akantu ko kudohora kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Agaruka no ku kindi kintu nari bagiye kubabwira cyerekeranye na Kidumu yagaragaye nawe ameze nk'urimo kwintervena asaba support yo kugira ngo ibintu bigende neza. Aravuga ati ibya politike bijye ku ruhande, ariko icyerekeranye na showbiz mu kireke kijya imbere, umuziki wo mu Rwanda ni Burundi wose uzamuke. Asoreje ku kintu cyanyuma cy'ingenzi avuga ati iyi operation twinjiyemo niyo kwirukana umuziki wa Nigeria mu gipande cyacu cyangwa se mu gice cyacu. Tuti muri East Africa cyangwa se Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya hose tuvuye tuti umuziki w'u Rwanda ugomba kuzamuka, n'uwi Burundi natwe tuwukuze, twirukane bano ba Nigeria baza kuza kutwereka atari kwirukana byo kuvuga ngo nibazavuye kugaruka hanga, ahubwo natwe dutangire guhangana nabo kugira ngo umuziki wacu natwe utangire kugenda neza. Reka twizere neza rero tudashidikanya ko mu operation azakorwa yose cyangwa se mu biganiro tuzajyana na yaba na birananiye kuvuga nk'ubonye yaba ibiganiro tuzagirana na Bruce Melody cyangwa se fata ku mavuta cyangwa se Brian, tuzavuye tuti tuzamenya ukuraho guherereye, gusa twishimira neza uko byose byagiye bigenda. Nshimira cyane umuntu wese waruhagaza nka kugira ngo abashe kumva amenye izi operation ukuntu zagiye zigenda. Nshimira cyane Eric wadufashe mu bwitange bwinshi cyane bukomeye cyane kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka. Ngewe ni Muvunyi Joseph kuri operation yo fata ku mavuta yarageze hano kuri aeroport. Tuba tuti ni breaking news, ni use navuga ngo iki ni inkuru nshyashya cyane ibije kugira ngo buri munyarwanda wese ahita amenya ngo arahageze. Mu kanya gato cyane murahita mubona kino kiganiro cyose uko cyagiye kigenda. Ndabashimiye cyane.